Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Umuvandimwe arabaza ku nama yagirwa umuntu ugeraho yumva ko arambiwe isengesho n'ibindi bikorwa by'Ubuislamu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Dusabe Allah subhanahu wa ta'ala aduhe gushikama kuko imitima yacu yose iri mu kaboko ke ayihindagura uko ashatse. Nyagasani turakwinginze ngo uzaduhe gushikama, ntuzaduyobye nyuma yuko twashikamye, ntuzana dukure ku murongo nyuma yuko twahagaze ku murongo w'Islamu. Guhagarara ku murongo w'Islamu ni nk'intambara mu zindi zose, ni intambara mu zindi zose n'urugamba. Iyo umuntu ari umunyantege nke cyangwa se ari umunyamutima woroshye cyangwa atabanje kumenya agaciro n'uburemere bw'icyo ari kurwanira, ageraho akarurambirwa. By'umwihariko urugamba rw'ubuzima rutangira ukimenya ubwenge, rukazarangira ugiye mu nda y'isi cyangwa se witabye Imana. Ni urugamba rutoroshye, ugomba gusaba Allah subhanahu wa ta'ala kaguha gushikama. Niyo mpamvu Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala yatwigishije gusaba idua tuvuga ngo Rabbana la tuzigh qulubana, Nyagasani ntuzatuyobye ba'da idh hadaytana, nyuma yo kutuyobora, wahab lana min ladunka rahma, kandi uduhundagazeho ingabire z'impuhwe zivuye iwawe, innaka antal wahhab, kubera ko ari weho uhundagaza ingabire zawe ku bagaragu bawe. Gusaba Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala gushikama no kuguma ku murongo no kudatana nyuma yo kuyoboka ni ikintu gikomeye cyane. Hanyuma indi nama ya kabiri ni inama yo kwiga no gusobanukirwa no kumenya ibyo umuntu arimo. Kwiga no gusobanukirwa no kumenya ibyo umuntu arimo, kubera ko uzi icyo ashaka asuzugura icyo atanga kugira ngo agere ku cyo ashaka. Naho utazi icyo ashaka, uyu nguyu imvune ntoya iyo ari yose ishobora kumukura ku murongo, ikanamutera kwivumbura no kuva mu byo yararimo, nyamara inyungu yari imutegereje yari inyungu nini cyane. Abantu bakazasigara bavuga bati uyu yari umusazi cyangwa se nta bwenge yari afite n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Ariko burya nuko atamenye icyo aharanira n'icyo ariho, ni icyo azahembwa n'ibyo arimo kuganaho, niyo mpamvu yacitse intege. Kumenya rero n'ubumenyi nicyo kintu gikomeye. Ni nayo mpamvu Bukhari rahimahullah yavuze ngo babu al-ilm qabla al-qawl wal-amal. Umuryango yashyize mu gitabo cye, umuryango awita ngo hashakwe ubumenyi, gushaka ubumenyi mbere yuko umuntu agira icyo avuga na mbere yuko umuntu agira icyo akora, kubera ko bwa bumenyi nibwo bumusunika bukamuha umurava, bukamutera n'ingabo mu bitugu muri bya bikorwa arimo gukora. Bityo gushaka ubumenyi ni icya kabiri gikomeye cyane umuntu agomba kwitaho. Icya gatatu tarkul maasi, kureka ibyaha. Kureka ibyaha nicyo kintu gikomeye cyane, kiri mu bintu bikomeye cyane bituma umuntu aryoherwa no kugandukira Allah subhanahu wa ta'ala, akaryoherwa n'isengesho, akaryoherwa n'igisibo, akaryoherwa n'ijambo ry'ukuri, akaryoherwa n'igisomo cya Qur'ani, akaryoherwa no kwiga n'ibindi byose mu bikorwa bya khairi. Mu bintu bituma biryoha harimo no kureka icyaha, kubera ko shaytani aza ku muntu wakoze icyaha akamubwira ati ko wakoze icyaha biragenda bite, akamubwira ati ndibuze kwicuza ku Mana, akicuza ejo akongera akagikora, akamugaruka akamubwira ati noneho ko wongeye ukagikora biragenda bite, ati ndi bwicuze. Akagaruka bwa gatatu akamubwira ati ese ntubona ko urimo gukina n'ibyo ukora, ko uri indyarya n'ibyo ngibyo urimo nta n'inyungu n'imwe bizigera biguhesha, kubera ko wirirwa mu byaha. Hanyuma yaba ari injiji, atari umumenyi, adafite ubumenyi ku idini, akumva ko cya gitekerezo cya shaytani kije muri wa mutima bita ngo ni umutima nama, akumva ko gishobora kuba ari ikintu kizima, bityo agacika intege mu kugandukira Allah subhanahu wa ta'ala, ariko bikomotse muri bya byaha. Ibi ngibi ni ikintu gikomeye cyane. Kureka ibyaha ni ikintu gikomeye gifasha umuntu guhagarara ku murongo uhamye. Hanyuma nanone rufaqa usalih, inshuti nziza. Inshuti nziza ni ikintu gikomeye cyane, kugeza ubwo intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallama yatanze urugero ku nshuti nziza n'inshuti mbi. Itanga ku rugero rw'umuvubyi, ariwe mucuzi wa wundi utwika ibyuma, hanyuma n'umucuruzi w'ibihumura, kubera ko iyo ugendanye n'umuvubyi, iyo utanukiwe utwikirwa imyenda, naho iyo uri kumwe n'umucuruzi w'ibihumura, iyo atagusize kuri bya bihumura bye akugurishaho, cyangwa se ukanamukuraho n'impumuro nziza. N'inshuti ni ikintu gikomeye cyane. Inshuti ni ikintu gikomeye cyane. Niyo mpamvu Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala avuga ati al-akhillau
يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ati baba za nshuti mbi ku munsi w'imperuka zizaba ari abanzi hagati yabo ubwabo ku bwabo usibye gusa abemeramana inshuti z'abemeramana nizo zizaba zishimiye ubushuti bwazo kandi zishimiye no kuba zarabaye hamwe mu isi. Icyo kugira inshuti kiri no mu bintu bikomeye cyane bituma umuntu ahagarara kandi agashikama akaryoherwa na ibada kubera ko abatibona wenyine muri rya sengesho no muri bya bikorwa byiza ahubwo abona ko afite inshuti nziza kandi zimushyigikiye muri cya gikorwa akora. Hanyuma umuntu ntiyirengagiza nanone kwibuka ibihembo byiza bihanitse Imana yateguriye abagaragu b'Imana muri bya bikorwa byiza byabo bakora, nanone no kugira igishyika kuri bya bihano bihambaye Nyagasani yateganyirije abazareka kugandukira Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Ibi byose umuntu agomba kubishyira ku minzani, yarangiza akanazirikana cyanyuma akazirikana ubuzima n'uburebure bwabwo n'ubugufi bwabwo n'agaciro kabwo, ndavuga ubuzima bw'isi. Iyo wibutse ubuzima bw'isi ukibuka ibijyanye no kubaho, ibi ngibi bigushishikariza iyo ufite ubwenge buzima bikanaguhatiriza kuba intungane imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ubu buzima bungana iki? Ni imyaka ingahe? Ushobora kuba ufite imyaka 20, 30, 50, 60, 70, 80 na bake bashobora kurenza iyo myaka. Iyi myaka muri iyi myaka yose ubuzima burimo ni imyaka mike kuko harimo ubwana, harimo iyo kuryama no gusinzira, harimo yewe n'indi ishobora kuba icaho umuntu arangaye gusa azindaye. Ubusigaye wari ubuzima buke cyane kandi butoya cyane. Ubu buzima butumviwemo Imana, ubuzima bugutegereje nibwo burebure kandi ni nabwo burambye. Uramutse udateganyirije imyaka ibihumbi n'ibihumbi izaza nyuma y'ubuzima bwawe ugashukwa n'imyaka 20, 30 uriho hano ku isi, koko ahangaha waba uri indangare. Ubuzima rero ni ubuzima bugufi. Uyu munsi ni umunsi mugufiya. Iyo umuntu yegerejemo Imana akagiramo inshuti nziza, agashakamo ubumenyi, akibuka ibyo yateganyirijwe ku munsi w'imperuka, ibi ngibi hanyuma akabiherekeza no gusaba Imana ko imuha gushikama, ibi ngibi bimworohereza ubuzima bwa buri munsi kandi ubuzima bugatungana. Hanyuma icyo sozerezaho nibagiwe ni ikibazo cyo kwirinda guta igihe. Waba ugitera muri telefone, waba ugitera mu mikino, waba ugitera mu buriri gusa uryamye wanze kubyuka gusa wumva ko ugomba kuryama. Ibi ngibi bimunga umutima bikanawurwaza, ubuzima bw'umuntu bukaba burebure cyane mu gihe abandi igihe cyabanye gitoya, we igihe cye kiba kirekire cyane kubera ko ageraho akarambirwa, amavunana akamufata, hanyuma yarangiza kumva n'ibintu byose arabyanze kugeza ubwo nawe ubwe ashobora kugera aho yiyanze. Ari nabyo biviramo na benshi mu byitwa ko ngari ibihugu byateye imbere ariko ntacyo byigeze biteraho imbere habe namba. Abenshi muri bo bibaviramo no kwiyahura, no kwica, no kujya mu bikorwa by'ubwangizi, no kwica abandi nta n'impamvu ihari gusa kubera kurambirwa n'amavunane y'ibyo yirirwamo bidahwitse kandi bidafututse, bityo no gushaka umuntu ikimuhuza agasohoka akagenda akazenguruka akagaruka agakora aha na hariya, atari ngombwa ngo nkore ibinyinjiriza amafaranga, kubera ko ushobora kubura ibikwinjiriza amafaranga ariko ukabona ibiguhesha thawabu. Kuba wajya ku musigiti ugaharura ubwatsi buri ku musigiti, kuba waba ufite umuturanyi w'umukene ukajya kumufasha niba wamufasha gufura imyenda, kuba wajya kuharurira umukecuru umuturanye imiferege ukamusiburira imiferege ukamutemera ibihuru n'ibindi nk'ibyo ngibyo, kuba waharura umuhanda rusange w'abantu rusange ukawuharura, ibyo ngibyo ntago byagutera igihe, nta nubwo byagutesha agaciro, nibyo byakuzamura. Kandi cya gihe cyawe wari ugiye gukoresha wicaye, rimwe na rimwe urimo kwifuza kuba ufite amayinite ngo ujye kuri internet cyangwa se ufite telefone ngo ukineje n'ibindi nk'ibyo ngibyo, ibi ngibi bimunga umutima bikanawangiza, ni nabyo bivamo kurambirwa ikiza no kumva umuntu asa nkaho yihebye. Dusaba Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ko yaduha umurava mu kuganduka kandi akakira ibikorwa byacu. Wallahu a'lam.